الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. dukomeje isomo ryacu rya tajwid aho turimo gusobanura igitabo Tuhfatul Atfal, tukaba tugeze ku yindi babu yitwa ahkamul mim sakina. Bishatse kuvuga ngo ni amategeko agendanye na mim ifite as-sukun. Muri kino gitabo Sulaiman al-Jamzuri babu yatangiye ayisoma avuga ati والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف لينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي لقربها والاتحاد فاعرفي. نعم، يا رباب كجينا أحكام الميم الساكنة aho Sheikh Sulaiman al-Jamzuri yatangiye avuga ati والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. mu gihe yavuze ati igihe mim ifite sukun taji qabla al-hija, yaje imbere y'inyuguti za hija cyangwa se imbere y'inyuguti za hurufu al-hija, kuva nyine zira nyuguti zose z'icyarabu. La alif layinatin lidhil hija, ngo usibye alif yoroshye lidhil hija, nyine kuri ba bandi nyine basobanukiwe amategeko. Hano icyo bishatse kuvuga nuko mim ifite sukun ntago izigera ikurikirana na alif, kubera ko alif aho ibiri ibe ari mad, kandi mim ifite sukun bango na alif nayo rero ibifite sukun. Icyo gihe cyose icyo gihe ntago bishatse kuvuga yuko icyo gihe mim ntago izigera ikurikirana na alif, ariko ushaka kuba yakurikirana n'izindi nyuguti izarizo zose za حروف الهجاء. أراكم جفقتي أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. رفزتي أمتي كيايو ناتتو ميم افتسكون ني أحكامها ثلاثة نامتي كو أتتو لمن ضبط إخفاء إظهار إخفاء إدغام وإظهار فقط. يعني إخفاء هكذا إدغام ndetse إظهار gusa. إخفاء bivuga guhisha, إدغام bikavuga kwinjiza, twarabibonye mu mateko ya tanwin na sakin, ndetse na wa إظهار ndetse no kugaragaza. turakomeza hasi rero asobanura aho tugaragaza aho tunyuza naho duhisha. فالأول الإخفاء عند الباء, akavuga ati iteko rya mbere ni إخفاء عند الباء, nuvuga ngo igihe mim sakin yakurikiranye na ba, icyo gihe yitwa al إخفاء, ariko إخفاء kuri ya mim ifite sukun. وسمه شفوية للقراء, hanyuma ngo ikaba yitwa shafwiya cyangwa se shafawiya lilqurra. Hano yise ashafwiya mu buryo nyine bw'igisigo lilqurra, hanga ikaba dukunda ikaba yitwa ikhfa ushafawi, ni ikhfa ariko
ikorerwa hehe ku munwa, ni uguhisha ariko bikorerwa hehe ku munwa. Nabyo tuzabireba nituba turimo gusobanura iri somo neza, kuko ubu turimo gusobanura bigendanye n'uburyo Sulaiman Jamzuri yasobanuye yanditse bait. Wathani idghamun bimithliha ata, yaravuze ati irindi tegeko ni idgham bimithliha ata. Bimithliha bishatse kugaruka kuri mim ifite asukun. Igihe mim ifite sukun yaje ikurikiranye n'indi mim, icyo gihe izaba yitwa idgham. Tuzakora idgham ngo mim izinjira mu yindi mim bizaba byagize gute, byakurikiranye. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Hanyuma aravuze ati ikaba yitwa idghaman saghira, agahita hamagara nyine wa munyeshuri ukiri mutoya urimo kwiga nyine amategeko, ati yewe umunyeshuri, cyangwa se nabisobanura gutyo, nabisobanura nyine muri ubwo buryo. Wasammi idghaman saghiran ya fata, ikaba yitwa idgham saghir. Ushaka kuyita idgham shafawi cyangwa se ukayita idgham saghira, kubera ko mim yakurikiranye n'indi mim. Mim imwe ya mbere ifite sukun, hakurikiraho mim ifite haraka. Yakomeje agira ati wathalithu al-izharu fil baqiyya, ngo iteko rya gatatu ni izhar fil baqiyya, akaba ariryo ryari risigaye, fil baqiyya min ahrufi. Wathalithu izhar fil baqiyya min ahrufi, ngo iteko rya gatatu ni izhar ku nyuguti zindi zisigaye. Ubwo twari twamaze kubona ba, twamaze kubona na mim, ubunyuguti zose zisigaye zirahita ziza zikaba al izhar. Zose mi izakurikiranye na mim ifite sukun, zose mim ifite sukun iragaragara, ntago tujya tuyihisha. Wasammiha shafwiyya, nayo ikaba yitwa izhar shafawi. Ni izhar nayo yiswe iyo ku munwa bitewe nuko mim ari inyuguti ivugwa ikoresheje iminwa. Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi, ahangaha yaravuze ati wahdhar lada wawin wafa an takhtafi, avuga ati jya witonda kuri waw na fa an takhtafi, kuba wabihisha, kuba wahisha mim mu gihe yahuye na waw cyangwa se na fa. Liqurbiha walittihadi fa'rifi, akavuga ati liqurbiha walittihadi fa'rifi, impamvu umuntu ashaka kuba yabihisha ni ukubera liqurbiha, mim ituranye n'inyuguti ya fa, walittihadi hanyuma ikaba isohokera hamwe n'inyuguti ya waw. Yaba waw cyangwa se mim zifite makhraj zimwe, kwa ko waw isohokera ikoresha iminwa na mim ikoresha iminwa, zikaba zisohokera ahantu hamwe. Ahangaha avuga fa'rifi nyine bimenye cyangwa se bimenye, mbese ubyiteho. Liqurbiha walittihadi fa'rifi, impamvu yashyizeho kino cyitonderwa nuko umuntu ashobora kuba yasoma mim ifite sukun yakurikiranye na fa cyangwa se waw, akaba yagwa mu ikosa ryo guhisha mim mu gihe yakurikiranye n'izo nyuguti ebyiri. Wenda tuzareba bisoma mu buryo burambuye ingero, turebe uburyo bisomwa n'iki byose inshallah ta'ala mu gihe turimo turasobanura aya masomo ku buryo burambuye. Nuvaye twaba dusoreje ahangaha iri somo, hanyuma tukazakomeza ubutaha n'indi babu inshallah ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.